Muraho neza, nitwa Vincent. Kuri BK Arena ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2025 byari bicika. Umuhanzi The Ben wakoresheje igitaramo cye bwite cyari gikumbuwe n'abantu benshi cyane, dore ko aribwo bwa mbere yakoresha igitaramo cye. Nko mu myaka 10 ishize, The Ben yabaga yakora ibitaramo hano mu Rwanda, ariko atari ibye bwite, yabaga bitumiwemo. Murabyibuka muri Kanama 2022, The Ben yatumiwe mu gitaramo cyitwa Eastern Gold. Icyo ni igitaramo yakoresheje ndetse cyakira n'abafana benshi bimuturutseho. Ariko icyo gitaramo ntabwo cyari cye bwite, yari yatumiwe. Ikindi gitaramo cyabaye 2023, murabyibuka yari yagiye mu Burundi. Abarundi baza ari benshi cyane baje kureba icyamamare The Ben. Icyo gitaramo nacyo yari yagitumiwe na sosiyete yo mu Burundi, yarahatwitse harashya. Ikindi gitaramo mushobora kutazibagirwa kubera ibintu byakibereyemo, murabyibuka ko ariho yakuruye icyo bita niba ari ishwanga niba ari iki, hari i Musanze. Yari yagitumiwemo nacyo ari kumwe na Remana Makura. Icyo ntimwakibagirwa, cyabaye mu mwaka ushize 2024. Ikindi gitaramo cyabaye 2024 ni cyabereye muri Convention Center, ari kumwe na Element na Kevin Kade. Aho bari mu birori bya Sheria Silver. Uwo ni mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibyo bitaramo niho byabaye, ariko uyu munsi amateka arivugiye we kuri BK Arena. Icyo nicyo gitaramo yaranaheruka. Uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2025 akoze amateka. BK Arena ibihumbi byari byinshi cyane bimushagariye, kumwe n'abahanzi bari baje kumufasha mu gitaramo. Ababarirwa mu bihumbi nibo bitabiriye igitaramo cya The Ben cyitwa The New Year Golf Album Launch. Aba bantu bari benshi cyane rero, dore ko The Ben mu myambaro idasanzwe aribwo yakoresheje igitaramo cye, abantu bakishima cyane. Abahanzi nabo baririmbyeho, bari abantu bakunzwe cyane kuko baririmbaga ukabona abafana barishimye bari kujyana nabo. Urugero nakwihera Yamano ni umuhanzi uri kubikora muri iyi minsi. Yaririmbye abantu barishima cyane, abaserebura baraserebura. Gusa The Ben we rwari urundi rwego, bitewe n'imyambaro nayo yari yanambaye n'indirimbo ze murabizi ukuntu zikunzwe. Muri BK Arena abantu bwari uruhuri, abazungu, abirabura, abanyarwanda n'abanyamahanga bari bitabiriye igitaramo cya The Ben, baje kureba umuhanzi Mugisha Benjamin ku mazina yiswe n'ababyeyi. The Ben agisoza kuririmba yafashe ijambo ashimira abantu bari aho ngaho, aravuga ati, ndi umwana wavugiye Kampala Uganda, Kizigu na Mwango. Sinari nzi ko nagera kuri uru rwego, ariko abantu muri hano mbasabiye umugisha ku Mana 2025 izababera uwo mugisha, izabahe byose mwifuza. Nkuko nanjye nishimye hano kubera mwebwe. Ntago nari nzi ko ibi bintu byabaho, ariko ndashima Imana kuba turi kumwe hano ngaha twifatanyije tukishimana. Ati amagambo y'abavuzwe ni menshi ku muntu, ariko ndashima Imana kuba nyiriho, kandi n'abantu bakaba bankunda mukaba muri kubinyerekera hano. Ati hari abandi bari ku live ku maradiyo bagenda bumva uko byagenze ku mateleviziyo, ndetse hari n'abari kubikurikirana no ku rukuta rwa YouTube. Abo bose ni abantu banjye, ndabakunda cyane. Mbese mbifurije umwaka mushya muhire, ibyo mukeneye byose Imana izabibamere. Ati mama wanjye ahantu ari nawe ndamusuhuje kandi ndamukunda, Imana imumpere umugisha. Twavuze turi abana 6, ariko yaratureze turakora. Buri wese ashoboye kwihahira kandi agashobora no kwita kuri mama. Ibyo ni ibintu dushimira Imana. The Ben rero akirangiza kuvuga ibyo, amarira yashotse. Niba ari ukubera ibyishimo, nanjye ntimumbaze, abarebaga twabirebaga.
Yamaze nk'umunota wose atarongera kuvuga, ariko ndakeka ari ibyishimo buriya. Akirangiza gusuka amarira ye, yavuze ati mumbabarire, nanjye byambayeho, ntabwo nari kubigarura, rero munyihanganire kubimbayeho kubyo mubonye. Gusa abafana ibyo ntacyo byari bibabwiye, bari bagiteze amatwi bashaka kumva ijambo rye, ndetse bashaka kumva n'abahanzi batumiwe uburyo bari performing. Bari bishimye cyane mbese muri makeya. Ariko ubwo The Ben ibyishimo byakomeje kumurenga, birangiye adakomeje kuvuga. Gusa yaje kuzamura akaririmbo kitwa Inshuti Nyanshuti, arakaririmba. Nibwo yongeye kuvuga nyuma yaho, ariko kuvuga byari byanze kubera ibyishimo. Ati 2025 niho menyeje ko abantu bankunda koko, bitewe n'abantu ndi kubona aha ngaha. Ndabashimiye, Imana ibampera umugisha, kandi ndabakunda cyane. Nanjye urukundo munyeretse ntabwo nzigera ndutatira, nzabishimisha nanjye, mbese mbaha buri kimwe byose mwifuzaho mu byo nkora. Ngayo nguko rero uko byagenze muri BK Arena ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2024 mu gitaramo cya The Ben, ahari kwamamariza album ye yitwa ngo The New Year Gold Album Launch. Buri muntu wese wagiye kuri stage mu gitaramo cya The Ben yakoze ibintu byiza cyane. Green P uwo ni Garaferi wa The Ben ari kumwe na Pfla, baririmbye, abantu barishima cyane. The Ben aravuga ati abantu bafite impano nabo barandenze, ni abantu banjye, kandi ndashimira Garaferi wanjye Green P, ndagukunda cyane, tujye dufatanya mani, uri umuntu wanjye. Green P nawe ati Petit Frere, nanjye ndakwemera, uri umuntu w'iniga, kandi aho ngeze ni wowe wahangishije. Iyo utaza kumenyekana sinari nzi ko nanjye nzamenyekana, kuko izina ryawe niryo nubakiyeho kugira ngo nanjye mba ngeze aho ngeze. Ngibyo rero bimwe byagiye biranga igitaramo cya The Ben, aho yaroncishingaga album ye yitwa ngo The New Year Gold Album Launch. Ubwo abantu mumukunda rero, nizere ko mwashimishijwe n'ibitaramo cye. Jya mubanye muri iki kiganiro, nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro tuzajye dukora bize bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.